أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ishimwe nikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bibe ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yo n'abasangirangendo bayo n'umuryango wayo n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe b'Islam, nonaha tuba turi kuganira ku isomo rya tafsir, bisobanuro bya Qur'ani bigari, masura magufi, imirongo migufi, aya ngufi ariko zihetse ibisobanuro byinshi. Nkuko mubizi, tukaba turi kuganira kuri suratu al-Qari'a, suratul Qari'a, aho Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura avuga ati al-Qari'a, al-Qari'a wa hiya as-sa'a al-qiyama, sabihatu yawm al-qiyama la layla ba'daha. Iri jambo al-Qari'a isomo ryacu ry'ubushize twabonye ko ari umunsi w'imperuka, umunsi buzaca mu gitondo. Uwo munsi ntazongere kubaho ijoro ukundi. Ibi byatumye tunanaganira ku mazina atandukanye y'umunsi w'imperuka. Twabonye min asma'i yawm al-qiyama, yawm al-qiyama, iri zina twararibonye. al-yawm al-akhir, iri zina twararibonye. al-akhira, iri zina twararibonye. as-sa'a, iri zina twararibonye. yawm al-ba'th, يوم الخروج. القارعة huko bimeze muri iyi sura, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati al-Qari'a, mal Qari'a. Twanabonye nanone mu mazina y'umunsi w'imperuka yawmul fasli, tubona yawmuddin nkuko bimeze muri suratul Fatiha, maliki yawmiddin. Tubona mu mazina y'umunsi w'imperuka min asma'i yawmul qiyamah, twabonyemo as-sakha igaragara muri surati Abas, فإذا جاءت الصاخة. mu mazina y'umunsi w'imperuka nanone twabonye mu isomo ryacu ry'ubushize, abari bahari twayaganiriyeho ku burebure n'ibisobanuro byayo. at-tammatul kubra, yawmul hasra, umunsi w'imperuka, umunsi w'agahinda. wa anzirhum yawmal hasra, umunsi w'imperuka uyu nguyu. al-ghashiya, umunsi w'imperuka mu mazina yawo harimo iri zina, uzatwikira abantu, umuntu abura ahahungira, abura ahakwirwa, abure ahakwirwa. yawmul khulud, mu mazina y'umunsi w'imperuka harimo yawmul khulud, umunsi wo kubaho ubuziraherezo. abantu bazaba bariho muri uwo munsi, twese tuzaba turiho muri uwo munsi n'ubuziraherezo, nta kongera gupfa nyuma y'aho ngaho. abantu bazabaho ubuziraherezo, usibye abantu bazongera gupfa bwa kabiri. murabibuka abantu bazapfa urupfu rwa kabiri ni bande? murabazi? isomo ryacu twabaganiriyeho mu Islam murabazi, reka twumve. tafadhali. kuva mu muriro wa jahannam ujya mu ijuru bizanyura mu nzira y'urupfu. ntabwo ari ukuza ngo ngwino tugende none ugasohoka wihungura ivumbi. kuva mu muriro wa jahannam ujya mu ijuru bizanyura mu nzira y'urupfu. bazapfa, ko n'ugupfa kwa kabiri, bazapfa. abantu bazaba bari muri jahannam, hanyuma imibiri yabo yabaye amakara ijyanwe mu ijuru kuri naharul hayati, umugezi witwa umugezi w'iki? w'ubuzima. abemera Imana bajya bavoma muri uwo mugezi basuke ku mibiri yabo, imibiri yabo yongere imere, yongere igaruke ahantu habaye amakara no gushirira harangire, imibiri yabo yongere imere, igira itoto nk'iryo mu ijuru. nyuma yaho Allah basubize mu roho, bamere nko gukanguka. dusaba Imana subhanahu wa ta'ala izaturinde umuriro wa jahannam. mu mazina y'umunsi w'imperuka harimo al-waqi'a, yawmul hisab. mu mazina y'umunsi w'imperuka, umunsi wo kubarurirwa. iri barurwa dushobora no kuriganiraho muri isomo ry'uyu munsi. yawmul wa'id, umunsi w'isezerano. hadi kulluha asma'u yawmil qiyama. yawmul azifa, wa anzirhum yawmal azifa, ay yawmul jam', umunsi Allah subhanahu wa ta'ala azahuza abagaragu be. nanone iki gisobanuro cyo guhuriza abantu hamwe kigaragara muri surati at-taghabun, yawmut taghabun, yawmul jam'. Allah subhanahu wa ta'ala sayajma. hanyuma al-haqa, iri mu izina mu mazina y'umunsi w'imperuka. yawmut tanadi, umunsi wo guhamagarana. yawmut talaqi, umunsi abantu bazahura
اليوم الموعود umunsi w'isezerano, yawmul fath umunsi w'intsinzi y'ukuri. Abemeramana bikaba bizwi ko abo bantu utari nkabo hano ku isi ntacyo afite, n'umwemeramana akicara yumva afite ifiyeri, yumva yishimye. Azalzila umunsi w'umutingito. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati idha zulzilatil ardu zilzalaha. Aya mazina twayaganiriyeho mu isomo ryacu ry'ubushize. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya kabiri y'iyi sura akatubwira ati mal qari'a, ese umunsi w'imperuka wawubwirwa n'iki? Yaqulu subhanahu wa ta'ala معظما شأن يوم القيامة والساعة التي يقرع العباد هولها. أي شيء القارعة؟ ما هي القارعة؟ uyu munsi w'imperuka wawubwirwa n'iki? ما أعظمها, ni ibiki bizawubaho, wa afdha'uha, ni ibiki bizatera abantu ubwoba kuri wo, wa ahwaluha, ahwalu yawmil qiyama, ni ibizazane byo ku munsi w'imperuka. Ibizazane byo ku munsi w'imperuka, bya bindi bizatuma abana bamera imvi, mu abantu bakagaragara nk'abasinze. watara nasa sukara, kuri uyu munsi w'imperuka uzajya ubona abantu basinze, umuntu arimo gukubita iburyo n'ibumoso ataza hari bwerekere, paka umumarayika ahamagare abahe gahunda ababwira ati dore uko ibintu bimeze. wama adraka mal qari'a, ese uyu munsi w'imperuka wawubwirwa n'iki? wama ash'araka ya muhammadun ayu shay'in alqari'a, yewe Muhammad uyu munsi w'imperuka wawubwirwa n'iki? Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati yawma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth, n'umunsi abantu bazamera nk'utunyugunyugu dutatanye. Utunyugunyugu twese turatuzi, kwa kuntu utunyugunyugu tuba ari twinshi tukaguruka tukagenda twirunda he mu muriro. وهو الذي يتساقط في النار والسراج, kanyugunyugu gashobora kuza kakanyura muri buji kagasha, amababa kakagwa hasi. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati umunsi w'imperuka yawma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth, n'umunsi abantu bazamera nk'utunyugunyugu twatatanye turi kuguruka twiroha mu muriro. Ahangaha hari hadith musanyirangeno n'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri tafsiri y'iri jambo aratubwira ati yawma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth. Allah subhanahu wa ta'ala iki ni ikigereranyo yatanze cy'umunsi w'imperuka, agaragaza ukuntu abantu bazaba barimo kugenda nta cyerekezo bafite, nka kuri utunyugunyugu tuba tuguruka. watakunu al-jibalu kal'ihni al-manfush, hanyuma imisozi ikamera nk'iki, nk'ubwoya. Twese tubona imisozi nk'ibintu bikomeye bidasanzwe binini bitinyitse. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati satakunu al-jibalu kal'ihni al-manfush, ubwoya bwogoshwe ku nyamaswa, ubwoya bwogoshwe ku ntama, hanyuma warangiza ukabufata ukabushyira mu muyaga hejuru, umuyaga ukabugurukana, bumwe bukagenda ku rubundi bukagenda mu byerekezo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo imisozi izavanwaho. يقول سبحانه وتعالى يوم تكون الجبال كالصوف المنفوش. العهن هو الصوف, ubwoya. Tekereza icyo kigereranyo cy'umusozi kumera nka moya, nta kintu gisigaye mu by'ukuri ku musozi icyo ari cyo cyose. Ibi bituzana kuri aya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda bariza, umunsi tuzakuraho imisozi isi ikambara ubusa. None ahangaha ntabwo ushobora kureba Norvège hano inyuma ya mu Kigali siko hitwa, hari uwahareba. None ahangaha ntushobora kureba Inyamata, none ahangaha ntushobora kureba Ishyorongi. Kubera iki? Imisozi izavanwaho, isi igaragare nk'iyambaye ubusa. Muri icyo gihe Allah ati wahasharnahum falam nughadir minhum ahada, abantu bazazuka nta n'umwe uzasigara mu gitaka, bose bazazuka, bose abo tuzi n'abo tutazi, abazapfa nyuma yacu n'abapfuye mbere yacu, bose Allah subhanahu wa ta'ala azabazura. Allah subhanahu wa ta'ala min sura yaravuze ati wa yas'alunaka 'anil jibali ma masiru al-jibali yawm al-qiyamah faqul yansifuha rabbi nasfa
iyi misozi Allah azayikubita yose ijye hasi. Fayadharuha qa'an safsafa, ihinduka ivumbi n'umukungugu. La tara fiha iwaja, uzajya uhagarara hano urebe ikantarange. Ibi rero biri mu bintu bizaba ku munsi w'imperuka bidasanzwe. Allah aratubwira ati al-qari'a, umunsi w'imperuka. Mal qari'a, niki? Wama adraka mal qari'a, umunsi w'imperuka ubwirwa niki? Akatubwira ati n'umunsi uzabona abantu bataye icyerekezo. Umuntu arimo yirukanka akazamuka ukagira ngo aramanuka, akamanuka ukagira ngo arazamuka, nta muntu n'umwe ufite icyerekezo, ntazi ngo nderekeza he. None ahangaha ikintu gikubise by'uza wavuga utereka nirukanka ngi wanje kureba umwana wanjye, iwawe urahazi, none aho urahibuka. Buri muntu afite map yiwe. None ahangaha ku munsi w'imperuka uzazuka utazi ngo urihe. Abantu birukanka mu buryo bujagaraye. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, imisozi ikurweho. Aho ni ku munsi w'imperuka. Urumva ko iyo Allah avuze gukuraho imisozi, wavuze ikintu kinini cyane n'ibizagiherekeza. Allah ati fa amma man thaqulat mawazinu, kuri uwo munsi w'imperuka. Iri jambo mawazin, iminzani. Allah aratubwira ati wa nad'u al-mawazin al-qist, ku munsi w'imperuka Allah azashyiraho iminzani. Iminzani al-qist, y'ubutabera. Minzani ikora neza idafite ikosa. Minzani iri sensitive. Munzani wa hano ku isi uri sensitive. Ubu ushobora gufata inite y'ifu ku munzani wa hano ku isi ukayibara. Inite y'ifu wayibara. Inite y'ifu ntabwo ushobora kuyibara. Gato k'ifu gashoboka wagashyira ku munzani, warangiza ukamenya ngo washyizeho iki. Iyo minzani ni sensitive. Iminzani ya Allah subhanahu wa ta'ala, ifu y'ubugari kuri ibona, gato kambere kayo gato gashoboka, kuri uwo munzani karabara. Allah akakwereka ati uyu muntu nta mathawaba angana gutya. Allahu akbar. Hari inkuru mu nkuru z'abasaza bariho kera. Abasaza bariho kera bari abantu beza, ari ababwiriza butumwa. Umwe abwira mugenzi we ati runaka, basaza b'idini, ndagira ngo twumvikane ku kintu kimwe. Uzapfa mbere hagati yanjye nawe, azagaruke abwire wasigaye mu buzima bwo ku isi aho yagiye uko yasanze bimeze. Kera kabaye umwe mu basaza arapfa, mugenzi we aramutegereza nk'uko babisezeranye. Mutegereza igihe kinini handi hafi yo kurambirwa. Umunsi umwe aryamye, agatotsi kamufashe, abona hakurya ahantu harenga hari guturuka umuntu aza. Hari ukuntu reba kuruka habona umuntu, ariko kabanza gushidikanya uriya ni umuntu ni igiti. Uko agenda aza kwegera ukagenda ubona ari umuntu, uko agenda amwegera aza kuza kubona ni wa musaza. Hashize igihe kinini cyane, musaza aramwegera, araza arahagera, amutorera salamu n'igihunga cyinshi. Musaza arayikiriza, wowe ukiri mu buzima bwo ku isi. Arangije aramubaza ati bana ko wishe amasezerano bimeze bite? Wowe ko wagiye ugahera, ntugaruke mwumbwire aho wagiye uko wasanze bimeze nk'uko twari twarabisezeranye. Musaza mugenzi we aramubwira ati na n'ubu nari nkibazwa. Mugenzi we agira ubwo baramubaza ati se kugeza na n'ubu wari ukibazwa iki? Aramubwira ati ntubizi ko nacuruzaga ifu y'imyumbati? Undi ati yego. Ati na n'ubu nari nkikibazwa impamvu umuntu yampaga amafaranga yuzuye y'ikiro cy'ifu, ariko ku gisahani cy'umunzani wanjye hakagira ifu isigaraho. Izo fu zose nazibariwe nsanga n'amatoni, imyaka yose ncuruza. Allah arimo kuzimbaza ahantu nazishyize, kandi narakiriye amafaranga y'abantu. Ataragira ikindi arenzaho, umusaza barakangutse. Bavandimwe b'Abayisilamu rero, iminzani ya Allah subhanahu wa ta'ala iri very sensitive, irabara. Allah tifa amma man thaqulat mawazinu, wa muntu munzani we igisahani cy'ibyiza thaqulat kizaremera kikamanuka hasi. Allah ti wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah, tuzashiraho iminzani iri sensitive izabarira abantu mukuri ku munsi w'imperuka. Li yawm al-qiyamah, tuzashiraho umunsi w'imperuka. Fala tuzlamu nafsun shay'a, nta muntu uzahuguzwa. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, niyo yaba inite nto. Inite nk'iri yanavugaga y'ifu y'imyumbati nto, n'akantu gato kambere gashoboka.
khardari gato. Allah ati atayna biha, tuzakabara, wakafa bina hasibin, kandi tuzi kubara, turabahanga bo kubara, tuzababarurira akantu kandi. Bavandimwe b'Islam, abantu bazabarurirwa mu butabera bwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi bituzana kuri khasa'isul mahkama al-ilahiyya, khasa'isul mahkamati al-ilahiyya. Ubutabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka, hari ibintu ubwo butabera bufite by'umwihariko. Khasa'is ni ibintu by'umwihariko biburanga. Icyambere, khasa'isul mahkamati al-ilahiyya, awalan al-hakimu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubutabera bwa Allah ku munsi w'imperuka, umucamanza azaba ari nde? Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Nta bamarayika bazaba barimo guca imanza bari aho, ntabo. Nta bamarayika bazaba bafite itsinda ry'abantu ngo abangaba nitwe tubashinzwe, nitwe tubacira imanza. Oya, Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Mutekereze iyo speed ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi hamwe n'ibyo Allah kavuga ati wallahu sari'ul hisab. Allah subhanahu wa ta'ala zabarurira abantu kuri speed yo hejuru, kuri speed yo hejuru. Buri muntu umucamanza ari Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Ariko hamwe n'ibyo ntugire mu munsi w'imperuka umunsi umwe. Fi yawmin kana miqdaruhu kam 50,000 sana. Munsi w'imperuka imyaka 50,000 iteranyije ya hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'an ati inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah. Allah azabacira imanza. Allah niwe Allah. Inna rabbaka Allah subhana yaqdi bainahum, nuzaca imanza hagati y'abantu yawm al-qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, mu byo bagiye bajyaho impaka batumvikanyeho byose. Allah niwe uzabacira imanza, babwira ati kuri no dossier wewe wari umunyamakosa, uyu yari umunyakuri, no kubera iyo mpamvu uramwishyurira. Ibyo byose Allah niwe uzabikora wenyine. ikindi min khasa'is al-mahkama al-ilahiyya yawm al-qiyamah al-'adl al-mutlaq. Ubutabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka buzarangwa n'ubutabera busesuye buzira kwibeshya. Imirimo yose ikozwe n'urukiko ahari hose ku isi yitwa ubutabera. N'abantu urukiko rwaburanishwaga bikavuga ko bahawe iki? Ubutabera. Nyuma y'igihe bakicara bagasubira mu bintu, abatangabuhamya n'amakuru, bikagaragara ko wa mwanzuro wa kera w'urukiko wari uri n'iki? Ikosa. Ibyo ku munsi w'imperuka nta bihari mu butabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kambaho urugero rumwe ku bigendanye n'ubutabera bwa Allah, kuba ari ubutabera buzaba ari ubutabera busesuye buzira kwibeshya. Umugabo umwe w'umubazi, yari umugabo ubaga. Ntabwo nzi niba ijambo umubazi ari Kinyarwanda cyiza. Yari umugabo ubaga, yari afite ibagiro. Noneho yarazindukaga saa 10 z'ijoro, saa 10 n'igice z'ijoro nibwo yazindukaga agiye ku ibagiro kubaga za nka za mbere. Afite ibyuma bye byabaga bityaye byo agiye kubagisha. Noneho umunsi umwe ari mu nzira akiviwe, aza kumva umuntu arimo guhirita hirya mu gicaka mu byatsi. Aravuga ati ndumva hari umuntu uri kugirirwa nabi, wasanga ari wabajura bo mu rukerera bari kumugirira nabi, reka njye kureba. Agezeyo asanga umuntu arimo aravirirana n'abari bamuhagaze hejuru barimo kumwica, bahita bahaguruka bariruka. Noneho we ahagera nk'umutabazi, nk'umuntu uje gutabara, ananatabaza nk'abantu bazi bamufashe. Abantu bahahingutse bwa mbere baraje bahita bamufata, bati wowe umaze kwica umuntu. Bamufatana n'ibikoresho bye, harimo n'ibyuma n'ibiki byose. Arangije baramujyana ubutabera, baramuburanisha, baramubaza bati murabivugaho iki? Icyaha wakoze? Icyaha nakoze ndacyemera, ariko nta bindi bisobanuro mfite bindi, gusa icyaha ndacyemera. Icyaha aracyemera. Maze kucyemera bamukatira igihano cyo gupfa. Kubera iki? An-nafsu bin-nafs. Ni mu bantu babayeho kera. An-nafsu bin-nafsi. Hari igihe nshobora kuba ndi kubivuga gutyo, undi arimo kubishushanya mu murenge runaka ngo byabereye mu kayi kagari. Ni mu bantu babayeho kera. Noneho an-nafsu bin-nafsi, yo wishe umuntu nawe barakwicaga, bamukatira rwo gupfa, batangaza n'itariki yo kumwica.
kanamubaza n'ubutabera bamuhaye niba ari kunyurwa nabwo, akavuga ko anyurwa nabwo nta kibazo afite n'icyaha cyemera. Wa muntu wari warishe uriya muntu, wamwicanye nyawe, urwo rubanza yaruzagamo kugira ngo yumve niba hari n'ibimenyetso wenda binanamugarukaho, niba ari n'uhunga azanahunge. Noneho ageze mu rubanza atungurwa no gusanga uwo muntu yemera icyaha. Arangije umunsi wo gusoma urubanza rwa nyuma, bagiye kubona uwo muntu inyuma aramanitse. Iyo ngiyo ni imani iba ikiri mu mutima w'umuntu. Ni nayo mpamvu mujya mukurikira idini ya Islamu neza mwitonze. Ntabwo azajya mu muriro ngo aheremo ubuziraherezo umuntu ufite niyo kaba akantu gato ka imani mu gituza cye. Murebe imani byikora. Arangije aravuga ati koko uriya muntu ni gute yemeye icyaha, abizi neza ko atari we wishuriye muntu, ninjye wishuye umuntu, ni gute atigeze anahakana ngo byibuze bananshake. Aravuga ati ni ikimenyetso cy'uko uriya muntu aramutse apfuye bagiye kwica imbere y'Imana, nazabazwa roho zingahe? Ebyiri. Iyo ni tawhid, iyo ni imani. Umuntu udafite imani ntashobora gutekereza gutyo. Bagiye kubona umuntu inyuma aramanitse, arababwira ati ngewe hari amakuru y'inyongera mfite kuri uru rubanza. Baramubwira bati tubwire. Arababwira ati mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire Imana ariyo ntanze w'umugabo ko umwicanye ari ngewe. N'urubanza ntazagira n'unguranisha, ntihagira n'ushyiraho avoka, igihano mwahaye uyu muntu nijye ugikwiye. Noneho biba umwanya wo kubaza uyu muntu wari waremeye icyaha icyo yabikoreye. Aravuga ati mu by'ukuri ngewe ibimenyetso nzi neza ko ubutabera niki, ni ibimenyetso, kandi bansanganye umurambo banansanga niki, ibyuma. Ntabwo rero nge mu by'ukuri nagombaga guhakana ntabwo byari bimufasha. Ariko umfashije ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala wenyine uzi buri kintu. Abacamanza baragenda barihweza byose, babitekerezaho, barabireba uko bimeze, baravuga bati nawe kubera ko urokoye roho ukaba ugize ubumuntu, igihano cy'urupfu ntugikwiye. Ahubwo reka dushaka abagira neza baduhe kubona adiya. Diya murayizi? Diya ni kiriya kiru gihabwa bene umuntu wapfuye. Niyo roho y'uwo muntu kubera tawhid no kubera ineza no kubera tauba, nayo barayibabarira. Ubutabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka ni al-adlu al-mutlaq, nta bintu byo kwibeshya bizaba birimo. Hanyuma icya gatatu mu biranga by'umwihariko ubutabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala, la muhaba, nta cyene wabo kizaba kirimo, wala ansab, la muhaba, nta bintu by'icyene wabo, wala ansaba tanfa'u fi al-mahkama al-ilahiyya yawm al-qiyamah. Al-muhaba ni ibintu by'amacenga bishingiye ku cyene wabo cyangwa se ibindi bya hano ku isi, abantu bakaba bashobora kubigenderaho. Ubutabera uyahawe, uyu ntaba ari bwo ahabwa kubera ko uyu wenda aziranye n'umucamanza cyangwa n'ibindi nk'ibyo. Ibi ntibishobora kuba mu butabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati fa idha nufikha fi suri, malaika namara guhuha mu karumbeti ka kangahe? Ka kabiri. Abakurikirira isomo muziko turumbeti ari tungahe? Tubiri. Aka kabiri ku munsi w'imperuka, Allah ati fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Iby'imiryango ngo uyu ni data, ngo uyu ni murumuna wanjye, ngo uyu ni umwana, nta muntu uzazuka bimuri mu mutwe. Iyi ni aya Qur'an. Nta uzazuka bifite, buri muntu azazuka ari nyamwigendaho. Paka muri hadithi imwe ya Aisha, ndakeka muyibuka, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ivuga ko abantu bazazuka bambaye ubusa. Aisha agira isoni, aravuga ati natwe b'abadamu tuzaba twambaye ubusa. Intumwa y'Imana itereka babwire ko muzaba mumeze kose nta muntu uzaba witaye ku wundi ku munsi w'imperuka. Nta muntu n'umwe uzaba witaye ku wundi, kandi abantu bazazuka bose bambaye ubusa, nta uzaba yitaye ku wundi ku munsi w'imperuka. Hanyuma icya kane mu biranga ubutabera bwa Allah subhanahu wa ta'ala, hukmuhu la yaqbalu an-naqda, iteka n'urubanza Allah uko azaruca nta kujuririrwa guhari. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi, Allah ni uzaca urubanza, nta uzaza nyuma ngo atesha agaciro
icyemezo cye ku rubanza yaciye. Wa huwa sari'ul hisab, kandi Allah aca imanza mu buryo buri very fast, speed yo hejuru cyane. Tekereza twese uko tungana gutya, buri muntu mucamanza uri imbere yarinde ari Allah. Ni dosiye zawe n'abana bawe, ni dosiye zawe n'abaturanyi bawe, ni dosiye zawe n'umugore wawe, ni dosiye zawe n'abacuruzi, ni dosiye zawe n'abakiriya wagiye wiba, ni dosiye zawe z'umuturanyi watwaye ubutaka. Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, Allah yarabiteguye, biranditse mu bitabo. Igitabo cyawe uko kimeze none ahangaha kiba kiriho iriya report iri very fast, niba ari green, niba ari yellow, cyangwa niba ari red. Hari abari mu mutuku, hari abari mu muhondo, hari abari no mu cyatsi. Abamarayika baraza bakireferaho. Iyo upfuye bakavuga bati uyu nguyu iti muri bijye kumuzana ni yabarunaka. Timu zitwara roho z'abamarayika ziratandukanye, urabareba ukabona n'ahantu bahuriye. Timu z'abamarayika zitwara roho ntizisa. Abamarayika batwara roho z'abemeramana nk'uko bigaragara mu gitabo Al-Irshad, nk'uko Allah yabivuze no muri Qur'an, batwara roho z'abamarayika baraza mukaganira, bakakwinjiza muri mudu y'urupfu. Ntabwo ufite, bakakubwira bati witinya, ufite ikibazo cyo gusiga bino bitaka bya hano kwisi ngo n'amazu, bantu ufite ikibazo, dore aho ugiye, bakakwereka. Soma surati Yasin urebe mubwiriza butumwa abahakanyi bishe. Bamaze kumwica abamarayika baza kumwakira mu buryo bw'icyubahiro, barangije bamushyira bamujyana mu ijuru ririmo buri kintu, nk'uko Allah yavuze ngo bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna. Abantu nk'abo baba bari kwa Allah ari bazima, barimo no kurya, ubuzima bwabo bwa hano ku isi bukomereza kwa Allah. Yavuze ijambo rimwe Allah subhanahu wa ta'ala, urumva bari ku isi ntago bari buryumve. Allah yararivuze araryumva, arigarura no muri Qur'an. Yavuze ngo iki? Ya laita qaumi ya'lamun, bari abantu banyishe iyo baza kuza kubimenya. Bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin, ukuntu Allah yambabariye ibyaha kama n'icyubahiro gikomeye. Iyo babimenya igihano bari kumasura urupfu. Iyo bamenya izina mandimo bari gusanga mu byukuri icyo bakoze atari igihano. Rero Allah subhanahu wa ta'ala ni sari'ul hisab, abara vuba. Hanyuma icya gatanu sur'atul hisab, Allah kubara vuba. Inna Allah sari'ul hisab. Icya gatandatu ashuhud, abatanga buhamya. Abatanga buhamya dufite hano ni abatanga buhamya barindwi, katubaganireho. Uwa mbere ni Allah subhanahu wa ta'ala, umutanga buhamya wa kabiri al-anbiya wal awsiya, intumwa n'abahanuzi. Umutanga buhamya wa gatatu abemeramana bagenzi bawe. Abemeramana, abayisilamu n'abatanga buhamya hano ku isi. Nk'uko umuntu ashobora kuza kukubaza ngo mu bayisilamu ubona basarira hano Corona Tracom ninde, atangije ikibazo ngo ninde, ariko kubaza umuyisilamu wamuha amazina. Ushobora kuvuga uti, aramutse avuze ati ninde ubona urusha abandi ubukungu. Buri muyisilamu usarira hano kenshi gatanu ku munsi afite amazina yahita avuga. Ninde ubona kabisa ushobora kwicara ukavuga uti uriya ari mu bantu beza. Buri muyisilamu usarira hano afite abantu ashobora guhita avuga. Ibi rero ni ibya hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Ntabwo uziyoberanya. Ku munsi w'imperuka abemeramana bazavuga bati oya, uyu muntu twajyaga tumubona avuye mu kabari, saha z'iswala twajyaga tumubona atagiye gusari ari ku kibuga cy'umupira. Twitondere rero kino kintu. Kubera iki? Umva aya ya Qur'an, wa qul i'malu, babwira uti nimukore. Wumve abagiye kureba ibyo dukora. Fasayara Allahu amalakum, Allah azareba ibyo murimo gukora. Uwa kabiri ninde? Wa rasuluhu, n'intumwa ye. Wibuke hano umutanga buhamya wa kabiri ni intumwa. Uwa gatatu wal mu'minuna, n'abemeramana. Abemeramana barabireba ngo birangiriraho cyangwa ku mwanya wa gatatu hano tubafite mu bashahidi ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, twabagize umma iri hagati, litakunu shuhada, kugira ngo muzaba batanga buhamya, ala nas, kubandi, wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, namwe intumwa izaba umutanga buhamya kuri mwe. Umutanga buhamya wa kane al-a'dha'u wal jawarih, ingingo z'umubiri wawe. Ingingo z'umubiri wawe
Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati al-yawma nakhtimu ala afwahihim, uyu munsi turafunga iminwa yabo. Babandi bazaba bafite amagambo menshi yo kuburana, bazaba bafite amagambo menshi yo kuburanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azababaza ati ese uwaguha umutangabuhamya uguturutseho hari icyo byagutwara? Avuga ati rwose ibyo nabyemera. Allah subhanahu wa ta'ala afunga umunwa wawe, abwira akaboko ati vuga, abwira amaguru ati vuga. Aya al-yawma nakhtimu ala afwahihim, uyu munsi turafunga turapfuka iminwa yabo, wa tukallimuna aydihim, amaboko yabo tuvugishe, wa tashhadu arjuluhum, amaguru yabo atange ubuhamya bima kanu yaksibun, ibyo bakoraga hano ku isi. Hari abantu bakunda guhakana no ku munsi w'imperuka bahakane, baburanye Allah subhanahu wa ta'ala bivuye. Tubisanga muri hadith ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Anas aratubwira ati kunna inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, umunsi umwe twari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fadhahika hatta badat nawajibuhu, iraseka kugeza ubwo twese twabonye ibijigo byayo sallallahu alayhi wasallam kubera guseka. ثم قال intumwa y'Imana irababwira iti atadruna mimma adhak, ese mwaba muzi icyo ndi guseka? Qulna, abasangirangendo b'intumwa y'Imana barimo Anas ibn Malik baravuga bati Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'intumwa ye nibo bazi icyo uri guseka. Anas aratubwira ngo igihe kimwe bari ku ntumwa y'Imana iraseka, isetse irababaza iti ese muzi icyo nsetse? Bati Allah n'intumwa ye nibo bakizi. Qala, intumwa y'Imana irabasubiza iti min mujadalati al-abdi rabbih yawm al-qiyamah, ndi guseka ukuntu umugaragu wa Allah azamugisha impaka ku munsi w'imperuka akamuburanya, kuburanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rabbi, umuntu avuga ati rabbi Allah, alam tujirni min al-dhulm, ese niwavuze ko nta zulma uzakora, nanjye hari ubwo waba uri bunkorere zulma? Fayaqulu, Allah avuga ati subhana bala, nibyo rwose nta zulma nkora, nawe nta zulma ndi bugukorere. Fayaqulu, namara kumva Allah mubwiye ko nta zulma ari bumukorere, avuga ati la ujizu alayya illa shahidan min nafsi, noneho rero nta mutangabuhamya ndi bwemere usibye uri bunturukeho uwanjye, kuko abawe abamareka nibyo bitabo bagiye bandikiraho ntazi byose ntabwo ndi bubyemere, ariko umutangabuhamya unturutseho ndamwemera. Fayaqulu, Allah musubiza ati kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, uyu munsi birahagije, ugiye kwibarurira. Hanyuma wa bil kiramil katibina shuhuda, nabari abamareka bako bandikaga ibyo ukora nabo n'abatangabuhamya. Fayakhtimu ala fihi, Allah subhanahu wa ta'ala amufunge umunwa. Wa yuqalu li arkanihi, ingingo ze z'umubiri zibwirwe ngo intiki, akaboko vuga. Uyu muntu ko arimo guhakana katigeza kubita umuntu, nibyo akaboko kavuge. Fatantuqu bi'amali, akaboko kavuga ibyo kakoze. Thumma yukhalli bainahu wa baina al-kalam fayaqulu, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala amuhe akanya ko kuvuga. Namuha akanya ko kuvuga, avuga ati bu'dan lakun wa sahiqa, abwira ingingo zo z'umubiri ati murakorama. Fa'an kunna kuntu unadib, nubundi se kwandi kuburanya Allah kubera mwe simwe mugiye kujya muri jahannam, ngo ni mugende mushye, mwe muratinyuka mukanshinja mwebwe. Ibi rero byasiceje intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, birayitangaza cyane, ibibwira abasangirangendo bayo. Hanyuma mu yindi hadith nabwira ingingo ze gutya zizamubwira zitirega natwe sitwe, antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay, twavugishijwe nande? Na Allah we utuma buri kintu kivuga. Ashahidul khamis, undi mutangabuhamya ku munsi w'imperuka, al-malaika, abamarayika tubana nabo. Uramutse urebye umubare w'abamarayika bakugendaho, uramutse ubabonye Allah akabakwereka, mu by'ukuri nta nubwo wakongera kujya no muri dushe, wajya ufite n'isoni, wajya woga wambaye. Uramutse ubibonye wajya woga wambaye. Ni nayo mpamvu mu binyabupfura byo kubana n'abamarayika haba harimo
hari imyitwarire umuntu uba ugomba kugira, ukamenya ko ufite abamarayika ubana nabo, ugendana nabo. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati ووضع الكتاب ibitabo bizashyirwa hasi fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, uzabona inkozi z'ibibi zifite ubwoba bw'ibikubiye muri ibyo bitabo. ووضع الكتاب ibitabo bizazanwa. Allah subhanahu wa ta'ala, reka dufate nk'ubutabera bwa Allah, ninde ugezweho ni runaka, kwa kundi uje guhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ngagucira urubanza, bakazana n'ibitabo bakavuga bati dore ngibi ibitabo. Ibyo bitabo umuntu azabihabwa bisome. Wayakuluna ya wailatana, abantu bamara kubisoma bavuga bati turashize. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. iki ni igitabo kidasiga ikintu na kimwe, ibinini n'ibito byose mu buzima bwanjye biranditse. ووجدوا ما عملوا حاضرا, ibyo abantu bakoze bazabisanga muri ibyo bitabo. ولا يظلم ربك أحدا, kandi Allah ntawe azakorera zulm. hanyuma umutangabuhamya wa karindwi, al-ardu, isi nayo mureba yicecekeye, tugenda hejuru, ibyo dukora byose isi ibitureba. ni ikiremwa cya Allah subhanahu wa ta'ala gifite ubuzima. isi ifite ubuzima, irareba, irarikodinga, irabika data za buri muntu. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ati yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, ku munsi w'imperuka isi izahabwa umwanya itanga ubuhamya. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibwira abasangira ngendo bayiti ataduruna ma akhbaruha, ubuhamya isi izatanga ku munsi w'imperuka murabuzi? qalu, barasubiza bati Allah n'intumwa ye nibo babuzi. qala, intumwa y'Imana iravuga iti taqul, isi izavuga iti fa'alta kadha wa kadha, wowe wakoze ibi n'ibi fi yawmi kadha wa kadha, umunsi uyu n'uyu ahanahanaha. ibyo dukora byose ku mugongo w'isi byose irabirikodinga kandi izahabwa n'umwanya ibivuge ku munsi w'imperuka. dusabe Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri aduhe kuba mu batinya Imana subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati فأما من ثقلت موازينه, wa wundi ibikorwa bye byiza bizaremera bikaba byinshi, fahuwa fi 'ishati radiya, ku munsi w'imperuka azajya mu buzima azishimira. Reba ukuntu abantu bakunda isi, murebe ukuntu isi ari nziza. isi ukuntu Allah yayidesigninze, Allah subhanahu wa ta'ala yadesigninze isi mu buryo bwiza. intumwa y'Imana yabivuze muri hadith, yaravuze iti inna dunya halwatun khadira, isi idesigninze mu buryo bwiza, iraryoshye, iriho ibihenda abana byinshi. isi iriho ibihenda abana byinshi. wa inna Allah mustakhlifukum fiha, Allah yarabazanye abakura ahantu ayibashyiraho muri no periode, fayanzur kayfa ta'malun, kugira ngo arebe ibyo mukora, kugira ngo arebe ibyo mukora, arebe ibyo dukora. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itunga urutoki ku bintu bibiri bizagusha benshi hano ku isi. muri iyo hadith iravuga iti fattaqu dunya, nimutinyi isi. ariko iryo jambo rigarutse ad-dunya rihagarariye iki? amafaranga. mubane nayo mu bwitonzi, wumve ko utakorera umuntu zulma, wumve ko udakwiye kubona amafaranga mu nzira iyo ariyo yose. umenye inzira za halali, usabe Allah kuziguhamo umugisha. wattaqu nisa, munanamenye inzira nyayo yo kubana n'abagore hano ku isi. inzira za halali zirahari, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. inzira za halali muzirebe, byose hano ku isi ni umutego. intumwa y'Imana nicyo yashatse kutubwira, fayanzur, kugira ngo Allah arebe uko dukora. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya katubwira ati uriya ibikorwa bye byiza bizaba byinshi, fahuwa fi 'ishati radiya, ari mu buzima azishimira. ubuzima bwa hano ku isi rero, ku muntu uri hano ku isi, ni ubuzima mu by'ukuri bwuzuye uduhenda abana twinshi.
icyo Allah aguhaye ubona ari cyiza, noneho Allah yaguha ubushobozi mu bandi ukabona ni byiza, wagira abantu ukabona ni byiza, kandi buri muntu akaryoherwa nuko ari hano ku isi mu buryo bwe. Ibi rero Allah subhanahu wa ta'ala yaratubwiye hano ku isi ngo ni ubusa. Yaratubwiye ati bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, abantu bageze ku isi bariyakira, si barayikunda, baravuga bati twebwe no tugumisha dufite amafaranga byaba biduhagije. Allah katubwira atariko ukwibesha, ibintu byo ku isi ntacyo bivuze, ni zero. Wal akhirah, ku munsi w'imperuka, khairun, niho hari ibyiza biruta ibyo tubona hano ku isi, kandi bifite n'umwihariko. Ni uwuhe? Wa abqa, bizahoraho. Byo ku munsi w'imperuka ni by'ubuziraherezo. Hano ku isi ushobora kuba ufite imbaraga, ushobora kuba ufite imbaraga, cyari cyo cyose ukoze ukagikorana n'imbaraga zawe ukumva ni byiza, ariko izo mbaraga faniya, zizashira, imbaraga zizashira. Rero al-kayis, umunyabwenge hano ku isi ni wa wundi wibarurira ateganyiriza umunsi w'imperuka. Tekereza kugira ngo Allah avuga ati fa huwa fi 'ishatin radiya, uwo muntu azaba ari mu buzima azishimira. Kweri ko ubuzima bwo ku munsi w'imperuka mubutekereza mute? Bwo mu ijuru mubutekereza mute? Hano ku isi buri muntu ntiyakwifuza kubaho nk'umwamira, buri muntu ntiyabyifuza kubaho nk'umwami. Wari uzi ko mu ijuru umuntu azaba ari umwami kuruta abami bo tuzi hano ku isi n'inshuro 1000, afite ghilmani. Qur'an yarabavuze mukhalladuna, ghilmani ni abantu bamufasha, ni abakozi be, wabagereranya. Qur'an yabise ghilmani ni abantu bari mu ijuru bakora service. Ufite umubare, nta mwami wa hano ku isi ufite abantu nk'abo bagufasha, baguha service, bakuzanira ibyo kunywa, bagukorera iki. Tekereza Allah kugira ngo avuge ngo ubu buzima uyu muntu uzaba ari mu ijuru azabwishimira. Koko urumva ubwo buzima Allah arabuzi, ni sarayizi. Koko urumva ubwo buzima burimo ibiki? Fa huwa fi 'ishatin radiya, azaba ari mu buzima azishimira, wa wundi uzatsinda akagira amahirwe yo kwinjira mu ijuru. Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye byinshi ku ijuru dukwiriye gukuramo isomo. Hanyuma wa amma man khaffat mawazinu, naho wa wundi ibikorwa bye byiza bizaba bike, igisahani kibiri kikamanuka hasi, kikazamuka kikagira ibiro byinshi. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati fa ummuhu hawiya, uwo nguwo azaba agendesheje, azaba ahuye n'ibyago. Fa ummuhu hawiya annaru hiya ma'wahum, icyicaro cye kizaba mu muriro wa hawiya. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati, hari hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati idha mata almu'minu dhuhiba bi ruhihi ila arwahi almu'minin, iyo umwemeramana apfuye bajya kuri roho z'abemeramana mu ijuru. Abemeramana aho bari mu ijuru bakagenda bakabaha inkuru yuko hari umwemeramana mu bo bazi hano ku isi runaka, mu bantu b'abemeramana, bakababwira bati mwari muzi ko runaka yapfuye. Noneho bamara kubabwira ko yapfuye, bagahita banababaza ngo ese hal ja'akum, yaba yaje mwe mwigeze mumubona? Iyo utaje ngo bakubone mu bemeramana aho izo roho ziri, fayaquluna, barasubiza bati dhahabu bihi ila ummihi alhawiya. Rino jambo dufite muri iyi sura nanone, nguwo yajyanywe mu rwobo rw'umuriro wa jahannam. Niyo mpamvu atigeze azanwa hano aho roho z'abandi bemeramana ziri. Wama adraka ma hiya, ese uyu muriro wa hawiya wawubwirwa n'iki? Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati narun haniya, yani qad humiyat min alwuqud alayha, ni umuriro wacanwe, uracanwa urongera uracanwa. Uko rero tubona ubuzima bwa hano ku isi, umuntu umwe ukomeye mu bantu bari ku isi bakomeye, nabonye akantu k'akavideo arimo kuganira ku ijuru, aravuga ati akavideo nyako, murabizi ko ibintu by'amavideo none ahangaha biravangavanze, harimo sinzi za AI, harimo n'ibiki byose. Kara akavideo nyako naragakurikiranye insanga niko aravuga ati jewe sinzi ko nzajya mu ijuru,
niwe muntu wa mbere ukomeye hano ku isi. Aravuga ati sinzi ko nzajya mu ijuru. Avuga n'impamvu, avuga ati jewe ibikorwa bizajya n'abantu mu ijuru ntabyo mfite, ariko reka mbabwize ukuri hano mu isi ndarifite. Tigiye mbona ijuru ryanjye ndirimo. Atubuse koko nk'iyo nicariye muri ya ndege yabo murayizi bayita ngo iki, atubuse tigiye ndumva ndirimo kabisa nta kintu ntegereje. Umunsi w'imperuka iyo video wari wayibona, harimo abayibonye hamwe. Umunsi w'imperuka umuntu nk'uwo baramubaza bati reka tukubaze, ku isi hari iraha wigeze ugira? Agasubiza ati habe niri rimwe nariho mu bibazo gusa, nirirwaga mu bibazo n'intambara zidashira, nari impangayitse bikomeye. Nukuvuga ngo bya byiza wabayeho hano mu isi ntushobora kubyibuka, urimo kureba umuriro wa jahannam wo kuba mu ubuziraherezo muri jahannam ntushobora. Nuko abantu tweberaho ubuzima buringaniye buciriritse, abantu babona ukinze iduka ukaza gusari bakavuga batarika abantu b'abasirambi ibintu baba barimo n'ibicyo, urafunga iduka abakiriya barimo baza ngo ugiye gusari. Niyo mpamvu muri Qur'ani hari aya tuzayigarukaho ngo falladhina amanu minal kufari yadhakun, nkuko baba baseka namwe hari igihe kizagera mubaseke. Allah niko yavuze muri Qur'ani, ni aya. Rero mu by'ukuri dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe gukora ibikorwa byiza hano ku isi, aduhe kumenya ijuru no kurikunda no kurikorera, kandi tunamenye ko ibi bintu byose biri hano ku isi dukunda tubona byiza bigira byiza, ibi bintu n'ubusa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ku munsi umwe ukuri mu ijuru ufite urumuri, Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nuru samawati wal ard, mu ijuru ufite urumuri rudahagarara ku manywa, nta joro rihari, ubuzima bwose ntiwishizwa. Tekereza iyo nemo. None se wabigereranya n'urumuri rwa hano ku isi? Isi irebye ubona iteretse mu ijoro, isi buri iteretse mu ijoro. Ikintu gifasha abantu gusa kubona amanywa ni ukuba bari muri cya gice itara murarizi, wasirajan munira, izuba Qur'ani yaryise itara, wasirajan munira ni itara. Yani ni ukuvuga ngo isi mu buzima busanzwe na saa sita z'amanywa na saa mbiri za mu gitondo isi iteretse mu ijoro, mu mwijima w'icuraburindi. Izuba ni question yo kubiki, akantu k'akabuji kamurika ku isi ku ruhande runaka abantu bakabona bari ku manywa. Niyo mpamvu Allah muri Qur'ani yaravuze ngo ririya zuba ndamutse ndizimije ninde wazabazana urundi rumuri kugeza ku munsi w'imperuka. Dutinye Imana rero kandi dutekereze neza ku Islam, dutekereze neza muri tawhid, dutekereze neza nk'abantu bazi Imana. Isi tuyibeho tuyiha agaciro ikwiye, ntizaduteranye n'abandi, nizatume tugaragara. Wala taj'ali dunya akbara hammina, Allah isi ntazayigire ko ariyo ntego yacu mu buzima bwa hano ku isi. Kandi icyiza noneho cya Allah ni ikihe? Iyo isi wamaze kwifata gutyo aranayiguha, wamugaragariza ko uhangayitse cyane akakwihorera. Dusaba Imana itwakirira umwanya tumaze tuganira kuri Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala azaduhuriza hano mu isomo ryacu ry'ubutaha, tuzimukira ku yindi sura ikurikira iyi ngiyi. Kandi umwanya tumaze tuganira kuri Qur'ani Allah ugire impamvu yo kubabarirwa kw'ibyaha byacu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.